Ubwenge bufitwe n'abasaza kandi kumenya gufitwe n'abarama iminsi myinshi. Yobu 12:12. Dore inama. Basore inshuti nkunda, ubu muri mu kaga ko kwirata ubwenge mufite bwa ntabwo utanagira inararibonye. Ni koko benshi mwarize, ariko mumenye ko iyo uzi ibitabo ntabwo bivuze ko uzi ubuzima n'amakuru nabubamo. Uba ukeneye inama z'abagutanze izuba, kandi akenshi dore inama nziza uko iba iteye. Ishobora kuba inyuranye n'ibyo ukunda kandi ushaka. Ishobora kuba igusaba kuruha, igusaba kunyuranya n'urungano, igusaba guca bugufi no kubaho byoroheje, igutegeka kwemera kugawa. Ivamo umusaruro ukurinda kurira no guhangayika, ikugeza ku mahoro yo mu mutima no kunyurwa. Ituma utagira n'ibibazo n'abandi, igufasha gukira umwenda ubereyemo Imana, abawe na rubanda.